Reka munyemerere twongere tubahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi. Dusuhuze kandi abadukurikira mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muri hirya no hino mwese mukomeze mugubwe neza kandi ibyo mukora Imana ibihe umugisha utagabanyije. Reka mbabwire inkuru y'akababaro iri kuvugwa hariya mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye n'umurenge wa Kinazi. Ni inkuru iri kuvugwa y'abantu batandatu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro. Icyo kirombe kikaba cyagwiriye abantu batandatu harimo abana batatu b'abanyeshuri bigaga hariya muri karere ka Huye. Ntekereza ko ari inkuru yamaze kugera ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, nyuma y'uko akarere ka Huye ndetse n'ubuyobozi bwa polisi ikorera muri kariya karere bamaze kumenya izo nsanganya, bihutiye kuhagera n'imashini yifashishwa mu gusanza itaka kugira ngo barebe ko abo baturage batandatu baba bagihumeka umwuka w'abazima. Ni inkuru rero ivugwa mu gihe cyo kuva ku munsi wa gatatu. Uyu munsi tukaba turi ku wa mbere. Iyo nkuru ikaba aribwo yagiye hanze kugezana na bugingo n'ubu rero ubwo butabazi bukaba butarakorwa ngo abaguye muri icyo kirombe bimenyekane ko baba ari bazima cyangwa se bashizemwo umwuka. Twavuganye rero n'umuturage uri muri kariya gace ku murongo wa telefone kugira ngo tumubaze uko izo sanganya zatangiye ndetse no kuba ubutabazi buri gukora, mbese byose agiye kubitubwira uko byagenze ndetse atubwire naho ubutabazi bugeze buriho bushakisha inzira yo kugira ngo bubashe kugera kuri abo baturage. Reka tumuhe ikaze atangire atwibwira amazina ye, hanyuma tuze kumenya byinshi kuri iyi nkuru y'akababaro. Nakoze cyane, nitwa Sindambiwe Jean Damascene. Nkaba ntuye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Kinazi mu kagari ka Gahana. Nibyo koko nk'uko bimbajije, hari insanganya yabaye hano ku wa gatatu nimugoroba, ikirombe cyagwiriye abantu, ikirombe kizwi ko cyacukurwagamo amabuye y'agaciro, ntabwo rero abakigiyemo kibagwaho. Abaturage rero bakaba bakifasha impungenge kuko kuva bagwamo nta butabazi bakorewe kugira ngo babe bavanwamo, naho bubonekeye baracyagerageza. Ubu tuvugana ntabwo baravanwa munsi y'ubutaka. Kuva ku wa gatatu sangahe? Inkuru yamenyekanye ku wa gatatu mu masaha ya 11:00. Icyo ntakubwira nuko ntamenya ko igihe inkuru yavugiwe aribwo byari bikimara kuba, ariko inkuru yamenyekanye ku wa gatatu 11:00. Ubwo kuva icyo gihe nkubwira kugeza ubu ngubu imashini zaraje zigerageza gucukura ngo zishake ko zabona inzira abo bantu banyuzemo bajyamo, ntabwo zirayifatisha, ziracyakora. Muri abo bantu batandatu watubwira ni abagabo, ni abagore, ni abana, ni bantu ki? Ni abantu batandatu bo mu gitsina gabo. Yego. Batatu muri bo ni abanyeshuri bigaga kuri groupe scolaire ya Kinazi. Ni abanyeshuri. Hanyuma ubu ngubu abaturage muri ako gace ni izihe mpungenge mufite, kandi niki muri buze gusaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu, by'umwihariko ubuyobozi bw'akarere ka Huye n'intara y'Amajyepfo muri rusange? Mu by'ukuri kigaragara ibintu kuko biba byabaye, ariko abaturage ikibazo dufite gikomeye ni ukuba impungenge dufite abo bantu bataragerwaho ngo bagaragare, nimba ari no gushyingurwa bashyingurwe mu cyubahiro. Icyo dusaba ni uko hakwiyongera ubutabazi. Ubutabazi kabisa bukiyongera, abo bantu bakaboneka. Hari abirema agatima ngo hari igihe basanga ari bazima, abandi nyine numva impungenge ni nyinshi, ariko resulta yavamo iyo ariyo yose byakagombye kwihutishwa. Abaturage bari mu gihirahiro.
icyo kirombe ugereranije mu rwinjiriro n'aho mutekereza ko baba bari harimo intera yaba ingana iki? ni ukuvuga ngo abantu basanzwe bagikoreramo bo batari bakirimo bemeza yuko gifite uburebure butari hasi ya metero 100. Ntabwo buri munsi ya metero 100 umfete, urumva ko ni kure. Yego, ni kure ariko birababaje. Usibye iyo mashini se, abaturage bo bafatanyije n'inzego z'igihugu, cyane ko abaturage bo mu gice cy'icyaro nabo bakunze kuba bafite ibikoresho bibakorera, harimo ibitiyo n'ibindi bikoresho bashobora kwifashisha iryo taka bakaryigizayo buhoro buhoro. Ntabwo bo bifashishijwe mu buryo bwo kugira ngo bafatanye n'inzego zihari, bitagendeye ku mashini yonyine iri no gukoreshwa n'umuntu umwe. Ku kigero icyo kigugu cyarimbutsemo, imbaraga z'umuntu ku giti cye nta kintu zakora. Ni ukuvuga ngo harifashishwa imbaraga z'imashini. Abandi bifashishwa ni abantu bari basanzwe bagikoreramo, bakaba wenda bagenda batanga amakuru bati inzira zagendaga gutya na gutya na gutya. Ukoresha imashini wenda akagendera kuri konsinye abo bantu bagikoreragamo bamuha, ariko ku bijyanye n'imbaraga z'amaboko sinkeka ko hari ikintu zamara. Iyo minsi ishize kuva ku wa gatatu kugeza uyu munsi ku wa mbere, nk'ijisho ry'umuturage utekereza ko abo bantu baramutse wenda igice barimo ikirombe kitababanukiye ahubwo kigafunga inzira, baba bagihumeka uw'abazima? Hari abantu benshi turi kumwe bagiye batanga ubuhamya ko bagiye babirokoka muri ubwo buryo. Ari nayo mpamvu abaturage biremamo agatima bati kiramutse cyaraguye kigafunga inzira banyuzemo bajyamo, kuko abagikoreragamo bemeza ko imbere harimo umwanya munini bajyaga bisanzuriramo bacukura. Bagerageza gusa n'abirema agatima, ariko impungenge ntizibure. Urumva uko iminsi igenda yicuma bararushaho kugira impungenge. Ari nayo mpamvu twasabaga yuko ubutabazi bwakwihutishwa, wenda n'imbaraga zikiyongera, ku buryo bibaye ngombwa ko nk'uko babivuga haba hari n'ukiri muzima akaba yatabarwa. Yego, turagushimiye, urakoze cyane. Ku bindi wenda murakomeza muduha amakuru nimba bitanabagoye, kandi tugushimire cyane, urakoze cyane. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Ngira ngo murabyumvise rero, ni inkuru y'akababaro koko mwakomeje kumva nk'uko abisobanuye, cyane cyane aho avuga ko mu by'ukuri ari inkuru yabababaje cyane. By'umwihariko akavuga ati turifuza ko kandi ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwakihutisha ubutabazi. Akavuga ati ibyo ari byo byose birashoboka ko abantu baba bakiri n'abazima, cyane ko yatubwiye ko hari benshi bagiye bakirokoka bari gutanga ubuhamya. Ikindi ni uko mu buryo bwo gucukura ngo babe bagera kuri abo bantu, hari abari kugenda baha sinye cyangwa se berekana inzira banyuragamo kugira ngo imashini ibashe gukora umurimo wo kugira ngo igere kuri abo bantu neza. Hakaba rero hari abatangabuhamya bacukuraga muri icyo kirombe bari kugenda bereka uko imashini umurongo itagomba kurenga. Reka rero ndatekereza ko hano ku Mwana TV namwe wenda mwasabira bano bantu. Buriya twebwe amasengesho tuyashyira imbere, kuko birashoboka ko baba bagihumeka uw'abazima, cyane ko abatangabuhamya bagiye bavuga bati natwe twaraharokokeye. Reka rero tubashimire, ariko kandi dukomeza no kubabwira ko iyi nkuru turi buze gukomeza kuyikurikirana kugeza tumenye uko igenze, nimba bavuyemo ari bazima cyangwa se bitabye Imana, byose turaza kugenda tubibagezaho hano ku Mwana TV. Reka tubashimire, nitwa Emmanuel Kanani, ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha.